Uyu munsi ngiye kwasonera filime yo muri France yasohotse mu 2021 yitwa Spoiled Blood. Murakaza neza kuri Warusco Fact. Dutanya n'umugabo w'umukire witwa Francis ari kuganira na manager we ku mico y'abana be batatu bamunaniye ngo badashaka gukora ahubwo bashaka guspendinga amafaranga ye gusa. Umuhungu we w'imfura Philippe buri gihe ashora amafaranga muri company zomba gusa, Alexander akererwa mu bagore, naho umukobwa w'umuhererezi Stella agaspendinga amafaranga mu maduka ahenze agura imyenda n'imikufe atazigera akoresha n'ubundi. Batujyanye mu rugo batwereka Stella ari gutuka abakozi be ko bamukoreye makiyaje nabi kandi ari anniversaire ye. Agiye hanze kurekara amakuru sheri we yiriza, Carlos amusaba iminota 2 gusa kugira ngo banze arangize kumedita. Dusubiye kuri Francis batwereka Philippe nawe azanira se igitekerezo ngo kigiye kumugira umukire wa mbere ku isi. Samubajije icyo ari cyo. Philippe ambura ko ashaka kuzajya akodesha abantu bakambara inkweto nshya umuntu aguze nk'icyumweru kimwe, ubundi nyiraza akazagaruka kuzifata zarakwedutse zitakimurya. Francis yahise yumirwa, manager wakomezanya n'ubwo bugoryi ambwira ko yakwagura na business akabikora no kuri boxer z'abagabo ngo ko yambaye boxer nshya icyumweru cya mbere cyose gishira ikimurya. Philippe yahise yumva ko bari kumuseka, se arangije amubwira ko agiye kubitekerezaho. Gusa mbere yuko agenda se amuha document ashyira mu businessman w'inshuti ye ngo kandi ko agomba kuzijyana ku giti cye. Ku mugoroba batwereka kwa Stella huzuye inshuti ze zose zitabira anniversaire ye. Cyaka rero sinacyo cyasinze kiri kwemera ko cyabasha gufungura champagne gikoresha agapira ka golf gusa. Carlos yahise ahereza umukozi icupa arangije amusaba kutinyeganyeza. Yohereje agapira karagenda gakubita icupa rya champagne rirameneka. Cyaka rero kibonye ko kigiye guseba kibeshyera umukozi gukora unyeganyije ukoko bigatuma ahushwa. Nyuma Stella abonye se hejuru arangije asaba Carlos ko bajya kuvugana nawe. Binjiye mu biro muzehe wari wabonye ubucucu bwa Carlos amwakira atabishaka, akora ibishoboka byose amwerekera mu masiri ko atamushakana n'umukobwa we. Muzehe yahise abaza Carlos ikimugenza. Carlos avuze ko ashaka gukora ubukwe na Stella. Muzehe ahita amubaza icyo akora, gusa cya Carlos gitangira kurya iminwa. Muzehe yahise amubaza aho azakura amafaranga y'ubukwe, maze Stella aritangura avuga ko ari uzatanga. Muzehe rero amaze gusoma umusore abwira umukobwa we ko ubukwe bwabo atabwemera, ko abizi ko Carlos ari kumukoresha kugira ngo amurye amafaranga ye gusa. Stella yahise atuka se arangira asohoka abwira isi yose ko we na Carlos bagiye gukora ubukwe. Francis n'agahinda kenshi yakira indi telefone ya manager imubwira ko Philippe ya document yamuhaye ntawe yajyanye, ahubwo ko yitagiye private jet akajyana n'inshuti ze kubiza. Muzehe umutima wese utangira kumurya, maze principal w'ikigo Alexander yigaho nawe azatukana. Muzehe amubajije ikibaye. Principal amubwira ko igihugu cye yahaye ishuri kitari kwiye kirirwa kimurongorera umugore we n'umwana, kandi ko abizi ko ari kumwe n'umugore we ubu ngubu. Alexander yahise amanuka, maze batwereka ko umukobwa wa principal n'umugore bamukurikira bambaye ubusa. Principal yibonye agahinda karamwica buri icyo avuga, na Muzehe na umuvuduko w'amaraso urazamuka. Agenda no gufata akaganze biranga, umutima uramufata ahita yikubita hasi. Ku munsi ukurikira batwereka abana bose baza gusura se kwa muganga. Bagezeho basanze yabyutse ntibongera kumwitaho, bahita batangira gushwana hagati yabo. Manager y'umurenzi arabasohora abwira ko Muzehe akeneye kuruhuka. Twihuse nyuma y'amezi 2 batwereka abana bose baza kwa se barakaye. Bari kwereka amakarita ya banki zabo atari gukora ndetse na telefone zabo ko nta mayinite zifite. Akanya polisi nazo zahise ziza zirangije tangira kuweta inzu yose zifatana mu modoka yabo. Polisi zitangiye kubita ku rugi. Abana bahita bahungira hejuru bazi ko bazicitse, gusa bagezeho naho basanga bagoswe nta buhungiro na buto bafite. Francis akanya yahise asohoka n'imbunda arangije abasaba ko bamukurikira. Abana n'ubwoba bwinshi bemeza kumukurikira batazi yabajyana. Bageze no ku muhanda muzashimuta imodoka abasaba ko bakwinjiramo mbere yuko polisi zibafata. Abana bahise binjira mu modoka, Muzehe arangije aratsa bahita bava aho ngaho. Bakimara kurenga manager nawe ahita ahinguka aseka, ritatemenya ko akari agakino ka manager na Muzehe bari gukorera aba bana kugira ngo Muzehe abanze abigishe ubuzima n'imvune y'amafaranga. Batujyanye mu modoka batwereka abana bari gusarana se bari kumubaza ibintu biri kubabaho. Francis arangije abwira ko company yabo yanyereje amafaranga menshi, ko ngubu konti zabo zifunze ndetse ko polisi ziri kubahiga kugira ngo babafunge. Abana bahise babaza se umuntu wanyereje amafaranga, arangije abwira ko ari manager ko yahise aburirwa irengero. Bamubajije aho bajyanye ubu ngubu. Muzehe abwira ko bagiye gutura mu cyaro cya kure ngo uko polisi zitapfa kubageraho byoroshye. Stella yahise atangira gutaka iby'ubukwe bwe, arangije yibutsa Muzehe abaka amatelefone yabo yajugunya hanze. Batangiye gusakuza, Muzehe abibutsa ko polisi zifite ububasha bwo gutarakinga telefone kabone n'ubwo yabijimije. Twihuse nijoro batwereka Francis n'abana be basohoka mu mujyi bakinjira mu cyaro. Nyuma y'umunsi wose bagenda batazi yose abajyana bengukira ku ruzu rushaje. Bamubajije aho ariho, Francis ababwira ko ariho yakuriye ndetse ko ariho bagiye kwihisha paka ibibazo byabo byose bikemutse. Abana bahise binjira mu nzu babonye uburyo ishaje amagambo araborana bose. Sabaretse icyumba noneho ababwira ko arimo matora imwe gusa, ko bagomba kwiraranaho paka babonye amafaranga yo kugura iyindi.
se yahise anababwira ko nta mafaranga na make bafite ubu ngubu ko bagiye gutangira ubuzima kuri zeru, abasaba ko baryama hakiri kare ngo kuko ku munsi ukurikira bose bagomba kujya gushaka akazi. Twihuse mu rukerera, muzehe yaje gukangura abana be muri ka kabego ka 11:00. Abana barangiye babyuka biciraguraho bagiye no koga basanga amazi asa nk'icyondo. Stella bahitamo kwitera parufe ajya gushaka akazi atoze. Nyuma batwereka Alexander aza gusaba akazi ko kubaka ku ishansiye. Gusa hageze abonye ibiryo n'inzara aranya yibagirwa icyamuzanye, asabye ipapfu bayimuhaye. Atangira kuningagura ibiryo by'abandi birangira bamwirukanye n'akazi akabuze. Batujyanye kuri Philippe, batwereka aza kureba imwe muri za nshuti ze yahoraga agura akayiha byose. Philippe ayigurije udufaranga twaturi kubafasha we n'umuryango we muri iyi minsi, inshuti imwereka amusumba zose, itimwereka ko koko bagukunda ukize. Dusubiye mu rugo, Philippe na Alexander batashye ntacyo bacyuye babwira muzehe ko babuze akazi neza neza. Bakirimo kuvuga, Stella atana taxi kure imyenda ihenze, bamubajije aho yayikuye. Stella abwira ko yagurisha isaha ya Philippe amafaranga yayo akayaguramo imyenda. Philippe yahise arakara agiye kumwataka baramufata babaza Stella nimba yabaguze n'ibiryo. Stella n'isoni nkeya abwira ko ntabyo yaguze ngo ko na shanje yagaruye yari cye mu mushoferi waje amutwaye. Ba Alexander bahise bagira umujinya baranje bareka Philippe afata imyenda ya Stella atangira kuyicagagura. Bakiri muri ibyo, umukozi wo mu rugo Margarita aza kubasura ari kumwe n'umuhungu we Mathias. Francis abajije uburyo bageze hano. Margarita amubwira ko Stella yamuhamagaye amubwira story yose akanamusaba ko yabazanira imyenda yabo hano. Margarita yahise asaba umuhungu we Mathias ko batangira gukora isuku. Francis arabangira abasabye ko yabaguriza udufaranga. Francis amubwira ko ntayo bakeneye ngo ko bagomba gushakisha akazi nabo bagakorera yabo. Mathias yahise abagirira impuhwe arangije abwira Stella ko akora bakeneye umukobwa userva akanoza ibyombo. Abwira ko nimba gakeneye yaza mu gitondo cya kare agatangira akazi. Twese ku munsi ukurikira batwereka Stella aza kuri ya restaurant ya Mathias arangije amuperezanta abandi ahindura imyenda itajya koza ibyombo. Philippe nawe agiye gusaba akazi ahandi hantu basanga nta mashuri na experience afite, bahita bamuha akubunyonzi. Philippe yahise atangira kunyonga, gusa abamutanze ku iseta batangira kumunyozora, naho abone abakira atangiye kubatwara. Igare yari kunyonga umunyururu waryo uva muri rabaridukana, atangira kwandika izina ribi ku munsi wa mbere. Dusubiye mu rugo batwereka muzehe yasuwe na manager bari guserebura ko plani zabo ziri kugenda uko bazipanze. Batangiye kurya ibiryo byabo, muzehe yumva umuntu afunguye urugi bagiye kureba. Muzehe asanga cya Alexander aribwo kikibyuka cyo kitiye kijya gushaka akazi. Muzehe yahise yirukana manager arangije afata ibiryo agiye kubisha Alexander arabibona. Alexander amubajije aho yabikuye. Muzehe amubeshye ko yabitoye hanze, cya Alexander nacyo kirabyemera, kivuga ko Imana koko igikora ibitangaza nk'ibyo. Twese ku mugoroba Philippe na Stella baratashye bavumbuye ko cya Alexander kiriyo kiryamye, barateka bakima ibiryo. Alexander nk'umwemeramana abwira ko agiye guhigira urya mu ishyamba kandi ko Imana igaburira inyoni n'ibisiga nayo iramuha ibyo kurya. Umusore yahise afata inzira arangije ajya mu ishyamba atangira kurya imbuto zizira n'izitazira zose hamwe. Atashye nijoro ibyo mu nda bitangira kwigaragura, arwara agakanzu ari nako agarura ubudahagarara. Twese ku munsi wa gatatu Philippe yabonye abakiriya cya gisore kimunyuzura gitakiza kirabamwiba. Barangije batwereka Stella nawe muri restaurant abakiriya bamurwaje umutwe, harimo n'agasaza kamwe kare karamaburikantu kose kari ku isahani. Stella yahise asubira mu gikoni n'umujinya mwinshi abwira Mathias ko akazi kakavuyeho. Mathias w'umuntu wazi Stella neza amubwira ko bari kumufata ariko nawe neza neza yafataga abandi, ko ashima Imana yibuze ko imwumvishije uburibwe yatezaga abandi. Stella yahise agira isoni arangije ambara itaburiya afata ibiryo ngo ashyire wa musaza. Gusa mbere y'uko agenda Mathias aramuhamagara amubwira ko agiye kumwereka irindi banga ry'uburyo bafata abantu nka bariya, maze afata ibiryo by'aba musaza abiha buri muntu wese akiramo igikorwa cyiza kivuye mu gahanga. Stella nawe ahita amenya ko babimukoze kuko yabafataga nabi kurenza uriya musaza. Dusubiye mu rugo batwereka Alexander cyo kidakunda akazi kibwira muzehe ko cyabuze icyo gukora. Muzehe nawe washaka gusana inzu amubwira ko yaza kumufasha kuyisana ngo ku mugoroba akajyamo mu mushahara we yakoreye. Alexander cyangwa gusaba akazi cyahise cyumva gisubijwe gitangira kuyisana. Ku mugoroba abana bose batashye bateraniye hamwe batangira gucyurira papa wabo uburyo mama wabo amaze gupfa atigeze baba hafi, ahubwo ko yitaye kuri business ze gusa. Abana bakarerwa n'abakozi, Philippe na Stella bakajya mu bitaro ntabimenye, na Alexander nawe agafungwa kubera ibimogi nabwo ntabimenye. Muzehe yahise abwira abana be ko ibyo akora byose ari babikorera banga kumwumva, arakara arigendera. Gusa nk'umuntu mukuru yumva ko kuko abana be bafite rezo, gusa icyo yakora ubu ngubu ko ari gutangira kwigarurira imitima yabo aba hafi cyane gashoboka. Twese ku munsi wa kane batwereka Philippe w'umurenga akajya kwihanangiriza ka gasore gahora kamwe abakiriya. Agiye kuvugisha agasore karahaguruka batangira gutukana, nyuma y'akanya kamumenyeho fanta kabona ya Max Philippe yambaye kazizi. Umusore yahise abaza Philippe aho yazikuye, nyuma bavumbura ko ari we inshuti y'imugurisha y'inkweto online. Abasore nk'abantu bakuru bahita barangiriza beef aho ngaho, umusore ahita anamufata ajya kumwereka indi plan y'inkweto afite. Dusubiye kuri restaurant batwereka Stella ahembwa na bagenzi be, bose arangije abaha n'ibyo kunywa by'ubuntu. Stella wajanga akazi atangira kwisanzura kuri bagenzi be
abona ko koko amafaranga atagura ibyishimo. Batujyanye kuri Karirosi batwereka nawe ari guca inyuma Stella ku nshuti ye magara. Umukobwa arangije amubwira na Stella y'uburyo ba Stella bahombejwe amafaranga na manager wabo, ubundi agahita ahunga igihugu. Karirosi wari uzi ko Stella ari muri vacances yahise atungurwa amubwira ko amaze iminsi abona manager muri club. Karirosi n'amatsiko menshi ahita yiyemeza kuneka manager kugira ngo amenye ikijya mbere. Badusubije kuri Philippe batwereka inshuti ye imuzana muri maze ibikamo inkweto zayo utabona handi mu gihugu. Philippe n'umusore biyemeza ko bagiye kuvugurira inkweto imwe gusa, barangiza bagakuramo brand yabo nziza bakamamaza ahantu hose mpaka iruse Nike. Twihuse nyuma y'iminsi batwereka Karirosi atungura muzehe aranjagwa mu kantu. Muzehe amubajije uburyo ageze hano, Karirosi amubwira ko amaze iminsi aneka manager we ndetse ko yanamenye n'ukuri kose k'uburyo muzehe ari gusufuza abana be kugira ngo abigishe ubuzima. Karirosi yahise abwira muzehe ko amufitiye diru, ko agiye kubeshya abana be ko abavanye mu myenda akanarongora Stella. Kungurana yuko nawe arafunga umunwa ngo uko abana be bamenye ko yabasufuje bene aka kageni, akanabibutsa uburyo nyina yarwaye akarinda apfa se yarabibahishe batazigera bamubabarira ubuzima bwe bwose. Aho kanya abana bose bahise binjira, cya Karirosi kitanguranwa kibabwira ko cyafashe inguzanyo kikabarihira imyenda yabo yose. Abana babajije se nimba ari ukuri, muzayanga kwibabariza abana be atangiza intambara, ababwira ko ari ukuri, maze abana batangira guserebura bapakira n'utwabo bagakongera kurara muri iki cyaro. Muri iryo joro batwereka muzehe yabuze ibitotsi neza yicuza umwanzuro wafashe ukwemera Karirosi akamuprofita. Mu gitondo cya kare abyutse asaba manager kumuhamagara abana be bose ngo uko yari yiyemeje kubabwiza ukuri. Karirosi nawe yahise afata Stella amutunguye amubwira ko bagiye gukora ubukwe. Stella amubwira ko bitakunda se n'abasaza be badahari. Cya Karirosi kimubeshya ko ngo yaba muri Argentina kapi banze kajya mu murenge bonyine, ubundi nyuma bakazatumira famille n'inshuti bagakora ibirori. Stella yahise amwemerera bari kugenda Stella amuhamagara, cya Karirosi kiba aricyo cyitaba telefone. Francis amusabye guha umukobwa we telefone. Cya Karirosi kimubwira ko bari mu murenge maze muzatangira kumutuka. Karirosi atamukupa abeshya Stella ko muzehe yemewe ubukwe bwabo. Francis yumvise ko umukobwa ari mu mazi abira, arangije afata imodoka n'abahungu be aza kubizambya. Ba Stella nawe bageze kure basezerana, avumbura ko Karirosi yamubeshya amazina ahubwo ko yitwa Kevin. Stella yahise amubaza impamvu yamubeshye, amubwira ko papa yamuhinduriye amazina bahunze politiki ya Argentina. Umuyobozi abajije Stella niba yemera Kevin nk'umugabo we. Francis ahita yinjira ahakana, abwira ko niyemera gushyingiranwa nawe azamaraho imitungo ye yose kuko ariyo tageti. Abana bose bahise batungurwa, barangije basaba muzehe ko yabasobanurira neza. Muzehe n'agahinda kenshi abwira ko bya bibazo byose baciyemo byari imipangu ye, ko kampani yabo itigeze igira ikibazo na kimwe. Stella yahise akatira Karirosi w'umubeshyi, arangije abwira na se ko yamusiba mu mazina y'abana be. Alexandre na Philippe nabo bungamo, babwira se ko nabo yabasiba kuko badakeneye kongera kumubona ukundi. Twihuse nyuma y'amezi 9 batwereka muzehe yarishwe na depression nta gakuru k'abana baherutse. Manager wari urambiye kubona boss we yarishwe n'agahinda atamujyana ku nzu yabo ya kera, amusaba ko yakwinjiramo imbere agasaba abana b'imbabazi. Muzehe yahise yinjira n'indabyo, arangije yifuriza Stella isabukuru nziza y'amavuko. Abonye bose bari kumureba ntacyo bamusubiza, abwira ko yafashe igihe gihagije cyo kwitekerezaho ko aje kwasaba imbabazi abikuye ku mutima. Abana bakomeje kumureba gusa batamusubiza. Muzehe arangije ashyira indabyo hasi arisohokera. Abana babonye agahinda asohokanye bahita bumva impuhwe baramukurikira baramuhagarika bamuha imbabazi, bahita bakomezanya na anniversaire ya Stella, ari nako baserebura n'inshuti za nyazo kuko zababaye hafi nta kintu na kimwe bafite. Mugera hasi muri comment nimba bakunze iyi filime, unafashe kuyisharinga kundi muntu uzayikunda.